Amahoro y'Imana abane namwe, amahoro y'Imana abane n'umuntu wese ujya ukurikira Altare TV, amahoro y'Imana abane namwe, umuntu ujya ukunda kumva icyo umwami Imana banyujije mu kanwa akanyuza mu mutima wanjye. Imana ikwishimira aho uri hose. Ndagushuhuje waba uri muri Amerika, ndagushuhuje waba uri i Burayi, ndagushuhuje uri mu migabane, uri mu bihugu bitandukanye bya Afurika, ndagushuhuje wankurikirana uri mu migabane ya Aziya. Umwami Yesu aduhane umugisha. Nitwa Revera Pasteur Nsagwe Amiyeri, umwana w'Imana. Reka ntatinze rero, reka twinjire mu ijambo nyirizina, ariko reka tubanze dusenge Imana. Mana, ndagushimiye kubw'uyu mwanya, ndagushimiye kubw'urukundo rwawe, ndagushimiye kubw'umurimo wawe muri nge, ndagushimiye Kristo. Nyemerera data kubwa Altare TV, unyemerere data umuntu wese uzaza kumvira ijambo akinjira muri uyu murongo waciye, umuha umugisha mwami, ntakayibureho, ahore afite inzara n'inyota yo kumva ibyo wanshyize ku mutima. Mu izina rya Yesu Kristo rero ndakwinginze, nshyigikira unkoreshe data, kugira ngo ntavuga ari njye wivugishije, ahubwo Mwuka Wera mpangaye muri njyewe, maze uzumvira ijambo wese agubwe neza, abona impinduka ku buzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amina. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Nkwifurije amahoro ya Kristo rero, nguhaye ikaze kubwira ijambo umwami Imana duhaye. Ni ukuri ijambo ni ubuzima, ijambo rihindura amateka, ijambo rirarema. Yesu nashimwe. Ndagira ngo ukimara kumvira ijambo wumve yuko hari impinduka, ukimara kumvira ijambo wumve ko hari kimwami Imana yagambiriye kugukorera. Topini lesideko, ndagira ngo nkubwire ngo ukimara kumvira ijambo, ijuru rirahagurutse ku buzima bwawe, ijuru rije guhangana n'ibyari biguhagaze imbere. Topini lesideko, ijuru rije guhangana n'ubuzima rurimo, ijuru rije guhangana n'ibitakunejeje, ijuru ryesha icyubahiro ku buzima bwawe. Reka nkubwire, iri jambo ry'Imana, ijambo Imana yarihaye abantu, ntabwo Imana yarihaye ibintu. Ijambo Imana yarihaye ubwoko bwaryo. Ijambo ry'Imana ntabwo rizasaza, lesideko tuzasaza tuve mu mubiri, rigenerwe n'abandi. Ni ukuvuga ngo rero ijambo ni ubuzima. Igihe ubuzima buzarangira mu isi, nibwo n'ijambo ry'Imana rizarangira. Ariko igihe ubuzima mu isi hakiri abantu bafite ubuzima, ntabwo ijambo ry'Imana rizarangira. Ndagira nkubwire umwanya wa none ahangaha, wowe ugira ubuntu ukaza kuri Altare TV ukumva ijwi ryanjye, ukantega amatwi. Imana iguhaye ubuzima. Akira ubuzima Imana iguhaye, akira ubuzima Imana iguhereye muri iri jambo, akira ubutabazi Imana iguhereye muri iri jambo, akira umugisha Imana iguhereye muri iri jambo, akira amahirwe Imana iguhereye muri iri jambo, akira impinduka Imana iguhereye mu ijambo. Lesideko takideko. Reka dusome ijambo rero mu izina rya Yesu Kristo, twinjire mu ijambo nyirizina umwami Imana nshyize ku mutima. Reka dusome Yesaya 45. Turasoma umurongo wa mbere, turakomeza tugere ku murongo wa 4. Yesu nashimwe. Umutwe wa Bibiliya uravuga ngo ibyakuro n'iby'Abisiraheli uko bazagaruka. Ndagira nkubwire ngo n'ibyawe mu izina rya Yesu Kristo, n'iby'abakwanze, abakuvuyeho, uburyo bagiye kugaruka, bakagaruka bakagupfukamira bakagusaba imbabazi. Hari ikintu Imana ikoze ku buzima bwawe. Hari abari barakuvuyeho, hari abari barakwibagiwe, ariko kubwira ijambo lesideko taki bagiye kugaruka bagusaba imbabazi. Ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikisha amavuta, ati niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibindi bihishwa ahantu hiherereye, kugira ngo umenye uko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njyewe Mana ya Isiraheli. Kubw'umugaragu wanjye Yakobo, Isiraheli natoranyije, nguhamagaye mu izina ryawe, nguhimbye izina nubwo utigeze kumenya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe.
nakubwiye ngo hano harivuga ngo ibyakuro n'iby'abisiraheli ndagira ngo ushyire mu izina ryawe, ushyire mu izina ryawe ku buzima bwawe, ushyire mu izina ryawe wihuze n'icyubahiro cyawe wanyazwe, ushyire mu izina ryawe wihuze n'agaciro kawe wabuze, ushyiremo icyubahiro cyawe wihuze n'umugisha wawe utari kubona. Yesu nashimwe. Ngo ibi ni byo Uwiteka abwira wowe uri gukurikira ijambo uyu munsi wa none ahangaha. Ibi ni byo Uwiteka ari kuvugana nawe. Aya ni amagambo Uwiteka aguteguriye. Uyu ni umugambo Uwiteka afite ku buzima bwawe. Lesi de kotaki, wowe ugihumeka. Ngo ni wowe mfashe ukuboko kw'iburyo ngo nkakumeneshereza amahanga ari imbere ye. Ndagira ngo nkubwire ngo hari amahanga ahagaze ku buzima bwawe, hari amahanga wabonaga imbere yawe. Lesi de kotaki deko, ariko Uwiteka Imana ateguye muri iri jambo yashyizemo umuteguro. Uyu mwanya none anyujijemo umuteguro uvuga ngo Uwiteka Imana agambiriye kukuneshereza amahanga aguhagaze imbere. Hari amahanga lesi de kotaki warwanaga nayo, hari amahanga wabonaga bikomeye bitakunda aguteye ubwoba, ariko Uwiteka Imana arimo aravugana nawe kurowe ngo uyu mwanya none ahangaha agushyizemo imbaraga, agufashe ukuboko, aguhaye icyerekezo. Hari imbaraga zivuye mu ijuru. Lesi de kotaki, hari ubutabazi buvuye mu ijuru. Kuro nkurikiye umwanya none aha, hari ubutabazi buvuye aheraho mu ijuru. Hari imbaraga zivuye mu ijuru zije kugufata ukuboko kugira ngo ubashe kunesha mu mahanga kuri imbere. Ni ku Uwiteka Imana avugana nawe. Yesu nashimwe. Biraterwa nuko wizeye. Ndagira ngo iri jambo rigire ryawe, wumva ubuhanuzi Imana ikuzaniye, wumva iri jambo Imana ije ku mutima, maze wakire kunesha amahanga ari imbere. Lesi de kotaki deko, arongera avuze ngo kandi ngo nzakenyuruza abami kugira ngo ngukingurire inzugi. Reka nkubwire bwoko bw'Imana, Imana ifashe umwanzuro ku buzima bwawe, Imana ifashe gahunda. Hari abami igiye gukenyuruza, hari ibintu byari byaragufasheho ijambo, hari ibintu byari byarakwigizeho ubwami, hari ibintu byari byarakwigizeho ibintu bikubundikiye, hari ibintu byari byarakwigizeho ubwami. Reka nkubwire lesi de kotaki deko, ngo nta ngoma zidashira, ngo nta ngoma zidahanguka kerekera Kristo wenyine. Hari ingoma umwami Imana aje guhangura ku buzima bwawe. Hari ingoma zari ziri imbere ubona zitakuva imbere, hari ingoma zari ziguteye ubwoba, hari ubwami bwari buri imbere yawe bwakubujije amahoro, bwakubujije amahwemo, bwakubujije gutuza, bwakubujije kurya ibyawe, bwakubujije gusinzira. Ariko mva kuri Uwiteka Imana akubwira, arakubwira ngo aje gukenyuruza abami. Yesu nashimwe. Ni Imana iguha umugisha kubwira ijambo, Imana iguha umugisha wo kurikira ijambo, Imana iguha umugisha wowe wari umaze iminsi utegereje Imana. Yesu nashimwe. Gutegereza Imana kwawe ntabwo ari ukubusa, kurindira Imana kwawe ntabwo ari ukubusa. Numva Uwiteka Imana arakwibutse ngo kugira ngo mukingurire inzugi. Hari inzugi Uwiteka Imana akinguye ku buzima bwacu, hari inzugi Uwiteka Imana akinguye ku buzima bwanjye. Reka nkubwire wo kurikira ijambo ry'Imana, wowe ugira ubuntu ukumva lesi de kotaki, ukabana nanjye umunsi wa none. Ndakwinginze n'ukuri iri jambo ryawe, akira imfunguzo no Uwiteka Imana avuze. Hari inzugi Uwiteka Imana akinguye ku buzima bwawe. Hari inzugi z'abami bari barafunze, hari inzugi abami bari baraborotse, hari inzugi abami bari barasudiriye z'ubuzima bwawe. Izo nzugi zatuma udahura n'umugisha wawe, izo nzugi zatuma utagera mu kimana yakuvuzeho, izo nzugi zatuma utagera mu byishimo. Ariko umva uko Uwiteka avuganye nawe Kuro, umva uko Uwiteka avuganye nawe Tadeyo bw'izina rya Yesu Kristo, umva ukuntu Uwiteka avuganye nawe Jane. Shyira mu izina ryawe lesi de kotaki deko, umva ukuntu Uwiteka avuganye nawe Petero. Shyira mu izina ryawe, jya mu mwuka ukimara kumvira ijambo lesi de kotaki deko. Abo bami bari barafungiranye ubuzima bwawe, abo bami bari barafungiranye umugisha wawe, ubwo bwami bwari bwarakuborotse. Uwiteka Imana aravuze ngo lesi de kotaki, ngo azakingura inzugi, ngo ngukingurire inzugi, ngo kandi n'amarembo ntazugarirwa. Hari ibyugurutse ku buzima bwawe, amarembo arakingutse, amarembo y'Iburasirazuba arakingutse, ay'Iburengerazuba arakingutse, aburengerazuba arakingutse, kuko Uwiteka agambiriye kukugirira neza. Ni ku Uwiteka ari kuvugana nawe Kuro. Haleluya. Yesu nashimwe. Ngo nzakujya imbere hataringaniye ngo maringanize. Uwo ni umugambi w'Uwiteka Imana. Hari katiripurari ivuye mu ijuru ije
gusiza urugendo wanyuragamo, hari ubutabazi ivuye mu ijuru, hari katiripurari ije guhinga umusozi wari uguhagaze imbere kugira ngo utambike. Hari igihe umaze iminsi ku misozi uzamuka, umaze iminsi uri mu buzima bukubiza icyuya, umaze iminsi urira uterera imisozi, icyuya cyarakurenze, imisozi kubana imisozi utayigenda ngo irangire, ariko umva uko Uwiteka Imana avuze, hari katiripurari ivuye mu ijuru ije gusiza iyo misozi yari imbere yawe. Iyo misozi wabonaga wurira ntibikunde, ukayurira unyerera usubira inyuma, Uwiteka Imana aravuze ngo azanye katiripurari ije gusiza. Tangira utambike, genda hatambitse, niko Uwiteka avuganye nawe, ngo nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, ngo nzabicamo kabiri. Yesu nashimwe. Ndagira nkubwire bwoko bw'Imana, wowe ukurikira ijambo ry'Imana, wowe ujya ukunda kunkurikira, wowe ukunda ubuhanuzi buvuye aheraho mu ijuru, ubu ni ubuhanuzi ku buzima bwawe. Akira ubuhanuzi ku buzima bwawe, akira ubuhanuzi ku buzima bwawe. Ubu ni ubuhanuzi Uwiteka wohereje muri uku kwezi. Akira bwakira ukimara kumvira ijambo mu izina rya Yesu Kristo. Hari umugambi mwiza w'Uwiteka ku buzima bwawe, hari umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ijuru rigufiteho umugambi. Oya wikwigirira nabi, wikwiyahura, we washaka kwiyahura, wikwitekereza nabi. Umva nkubwire wa mukobwa we, wikwitesha agaciro. Reka nkubwire wa musore we, wijya mu biyobyabwenge. Reka nkubwire wa mugabo we urara udasinziriye. Hari umugambi mwiza ku buzima bwawe, hari umugambi Imana ku buzima bwawe, hari icyerekezo Imana igutegurira ku buzima bwawe. Uwiteka Imana agufitiye umugambi mwiza, wikwigirira nabi. Lesideko takideko. Umva uko Uwiteka akubwira. Nakubwiye ngo ushyiremo izina ryawe, nakubwiye ngo niba witwa Jeannette ushyiremo izina ryawe, niba witwa Josephine ushyiremo izina ryawe, niba witwa Gain ushyiremo izina ryawe. Hari umugambo Uwiteka Imana afite ku buzima bwawe. Biraterwa nuko wakira ijambo ry'Imana, biraterwa nuko uhaye agaciro ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe, kuko Imana ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo Uwiteka Imana arambwiye ngo ibyo kurya bye ntago azabihimbwa. Uwiteka Imana lesideko takideko, ibyo aba yavuze bikorera umuntu wizeye, bikorera umuntu wabyakiriye, bikorera umuntu wabyiringiye. Iri jambo nuryiringira rirakubera umumaro, ariko nutariha agaciro, ubuhanuzi nutaba agaciro biragucika. Nsubiremo, ntago ibyo kurya by'Uwiteka ngo azabihimbwa rirahiriye. Ariko umva wowe wumva ijambo ry'Imana, umva wowe werata warucitse intege, umva wowe uzi ko Imana ivuga, Uwiteka avuganye nawe. Lesideko taki. Urumva iyo mirimo ari kugukorera, ntago arahabikirangire, ntago arahabisoreje. Uwiteka aracyavugana nawe. Reka mbabwire bwoko bw'Imana, aho waba uherereye hose, wowe uzumvira ijambo Uwiteka kuntumyeho, mu izina rya Yesu Kristo, akira message ivuye aheraho mu ijuru. Ngo n'ibihinduzo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Umva gatatu ukuntu Uwiteka avugana nawe, ngo nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe n'abantu ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari nge Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe. Yesu nashimwe. Uwiteka aje kwigaragaza ku buzima bwawe. Nakubwiye ngo birakubera uko wizeye, nakubwiye ngo birakubera uko ubifata. Nubifata neza urabona Imana. Uwiteka ari kinagambire kugira ngo ubone ko ari Imana. Uwiteka ari kinagambire ku buzima bwawe kugira ngo akwiyereke. Uwiteka Imana aje kukwiyereka kugira ngo amahanga kuri imbere, kugira ngo amahanga yarakumazeho iminsi akwigaragambyaho, kugira ngo ubami bari baragufasheho ijambo, bari barakinze inzugi ku buzima bwawe, bari baragufungiye umugisha. Uwiteka Imana aje kwigaragaza nk'umwami usumba abandi bami. Hari abami Uwiteka Imana aje gukenyuruza, Uwiteka Imana aje kwigaragaza ko ari umwami w'abami, aje kwigaragaza ko ari we wimika abami kandi lesideko taki. Yarangiza Uwiteka Imana akakuraho. Uwiteka Imana niwe wimika kandi akanyaga. Reka nkubwire, mva kuro we, Uwiteka Imana agufiteho umugambi mwiza. Uwiteka avuganye nawe. Ibyo ni wowe Uwiteka apangiye, wowe wakwizeye. Iyi message ni yawe. Lesideko taki. Ngo ari njyewe Imana ya Isiraheli, ko ari wowe Imana lesideko. Reka bimenyekane ko ariko wizeye Imana nyamana. Reka bimenyekane ko Imana yizeye ariko ari yo kuri. Reka bimenyekane ko iyo wategereje ari yo Imana nyamana. Ariko ngo kubw'umugaragu wanjye Yakobo, ngo Isiraheli natoranyije, ngo nguhamagaye mu izina ryawe, ngo nguhimbye
iguhimbye izina ngo nubwo utigeze kumenya. Resideko takideko. Imana ifite umugambi wo kwiyereka. Imana washobora kuba yitegereje utanayizi. Imana hari amagambo menshi, hari amajwi menshi yazaga mu ijwi ryawe, hari amajwi menshi yazaga mu nzozi zawe, hari amajwi menshi yanyuraga mu matwi yawe akakubwira ngo si ubundi ngo Imana, iyo Mana wahereye kera utegereza, ngo iyo Mana iri hehe? Ariko Uwiteka Imana nawe yarabizi ko utamuzi neza, yarabizi ko utamusobanukiwe neza, ariko Uwiteka Imana aje kukwiyereka. Ndimo nkubwira ngo kurowe, iryo ni ijambo ry'Uwiteka Imana, ni ku Uwiteka avuganye nawe ngo ntiwigeze kumumenya, ariko uyu munsi wa none aha ukimara kumvira ijambo uraje umenya Uwiteka. Uwiteka Imana araje ahagarane nawe, Uwiteka Imana araje ahagarane nawe mu nzozi, Uwiteka Imana araje ahagarane nawe mu mikorere, Uwiteka Imana araje ahagarane nawe mu cyubahiro cyawe, Uwiteka Imana araje ahagarane nawe mu byagusuzuguraga. Resideko takideko. Uraje umubone papa, uraje umubone wa mupapa we, uraje umubone wa mama we, uraje umubone wa mukobwa we, uraje umubone wa mwana mutoya we, kuko Uwiteka Imana wamuvuga gutamuzi, wari umwiringiye utamuzi. Uwiteka Imana araje nanjye ngo mumenye, Uwiteka ngiye kumumenya burushijeho. Resideko taki. Ijambo ryarambwiye ngo mugabura ngo asangire n'uwo nabagaburira. Nanjye Uwiteka Imana araje mumenye, nanjye hari ibyo agiye kumpindurira, hari ibyo agiye kunyereka mu izina rya Yesu. Hari abanyigizeho nanjye abami agiye gukenyuruza. Uko niwo mugambi Uwiteka Imana agufiteho. Umva nkubwire, Uwiteka Imana aje gukenyuruza abami, aje kwigaragaza, aje kukwiyereka, aje guhagarana nawe, aje kurwana intambara, aje kukuremera ibisubizo mu izina rya Yesu, aje kukwiyereka nk'Imana mu izina rya Yesu. Wari umaze igihe kinini mu buzima ubona abo bami baguhagaze imbere, wari umaze igihe kinini mu buzima ubona abo bami bakubyimbye imbere, wari umaze igihe kinini ubona ubunzugi zikinze, ukabona ibisozi, ukabona intambara, ukabona umwijima, ukabona amarira, ukabona igisuzuguriro. Ubwo bwari ubwami buguhagaze imbere, ubwo bwari ubwami bwari bukubyimbye imbere, ubwo bwari ubwami bw'Abamedi, ubwo bwari ubwami bwa Satani, bwari ubwami bw'abakonikoni, bwari ubwami bw'abapfumu, bwari ubwami bwa gakondo, bwari ubwami bwakubundikira umugisha, bwari ubwami bwari bukingiye inzugi. Ariko Uwiteka Imana aravuze ngo ndaje menagura inzugi zari ziri imbere, ndaje ninkenyuruza abami bari baguhagaze imbere, ngo ndaje mpinga imisozi yari guhagaze imbere. Niko Uwiteka Imana avuganye nawe. Urakoze Mana, urakoze kubwira ijambo, urakoze Kristo, urakoze kubw'abana bawe ukuye mu buretwa, urakoze kubw'abana bawe uhaye ibisubizo, urakoze kubw'abana bawe uhinduriye ijambo, uhinduriye ubuzima, uhinduriye icyerekezo, urakoze kubw'abana bawe amajambo yarabaye menshi ku buzima bwabo, abazimu babavuzeho byinshi, abapfumu babaturaho byinshi, ariko nanjye ndagushimiye mu izina rya Yesu kumpaye kwatura nk'umukozi wawe, ukampa kwatura nk'umwana wawe iri jambo ryiza nk'abandi bagejejeho Mwami, ngo nanjye mpumugisha nabo bagirire neza. Umuntu wese urumvira ijambo aho aherereye hose, iri jambo rimukure mu buretwa, iri jambo rikingura inzugi ze, iri jambo rikure imisozi yari imbere ye mu izina rya Yesu. Nzumva shima Imana. Urakoze Kristo kubikoze. Imana y'amahoro, urakoze kukugirira neza ubwoko bwawe, urakoze Uwiteka koresheje icyubahiro kubwira ijambo. Amen, amen. Ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Abantu mwese mukunda kunkurikira, ntukajye uva udakoze subscribe niba ari bwo bwa mbere, kandi niba usanzwe warayikoze kandi kuri shares, sunika ijambo ry'Imana ubuhanuzi bugere kuri benshi. Kandi indi nkunga yose y'amasengesho n'iyindi Umwami Imana yagushoboza kugira ngo umurimo w'Imana ugumye utera imbere irakenewe. Imana yabiguheramo umugisha. Mwari kumwe na Reverend Pasteur Nsago ya Mieri, imbata ya Kristo, inshuti y'ijambo ry'Imana, inshuti ya Yesu. Kanwa kacu kuzuyemo ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi. Ukeneye ko twagusengera, ukeneye ko dusengana Imana, Imana inadukoresha iby'ubutwari, Imana irimo irihesha icyubahiro. Abantu bari gushima Imana. Waduhamagara kuri nomero ziri kuri screen, nomero ziba ziriho, tugasengana Imana. Mwami Imana aguhe umugisha. Nukuri niwizerera muri iri jambo ibitangaza birakubaho, niwizerera muri iri jambo inzugi zari zifunze zirakinguka, niwizerera muri iri jambo urabona impinduka ku buzima bwawe. Reka nkubwire bwoko bw'Imana, mu bapfumu agaciro kararangiye, mu bapfumu
mu bapfumu iherezo ryabo riri kugera, iherezo ry'abapfumu, iherezo rya Bayali, iherezo rya Dagoni rigeze ku mwisho. Igihe cyo kwihesha agaciro cy'Uwiteka Imana, igihe cyo kwigaragaza ku buzima bwawe, igihe cyo kugira ngo bimenyekane ko Uwiteka ari we Mana, igihe cyo gukenyuruza abami kirageze ku buzima bwawe. Shalom shalom rero, Imana iguha umugisha, ndabakunda. Amen, amen, amen.